Nizere ko mukomeje kumera neza cyane. Njyewe banyita Claude Jet, akaba ari inyamakuru kugera kuri iyi channel ari nayo ya Claude Jet. Ni ukuvuga ngo amakuru mashya mbazanye ni amakuru ya Tour du Rwanda nk'uko mwagiye mubyumva ku maradiyo cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye. Aho ngo ni irushanwa rigiye kugaruka mu Rwanda ku inshuro yayo ya 18, rikaba rizitabirwa n'amakipe 18. Iri rushanwa rero rizagira etape 8, byumvikane ko buri etape izagira umunsi wayo, byumvikane ko kandi ari rizafata n'iminsi 8. Tudatinze rero twaza kuvuga ku bice by'ingenzi iyi etape izibandamo. Ni ukuvuga ngo etape ya mbere izahagurukira i Rukomo, aho bita Rukomo yerekeza Rwamagana. Iyi etape izaba igizwe n'ibirometero 173. Byumvikane ko ibi ni ibirometero byinshi cyane. Hano iyi etape izaba ikomeye cyane. Etape ya kabiri ni etape nayo izaba ikomeye, izaba ituruka i Nyamata yerekeza i Huye. N'uyu munsi uzaba ari indyankuge. Bidatinze rero etape ya gatatu bazava i Huye berekeza i Rusizi ku birometero 145. Nakangari cyane. Ya etape ya kane yo izahagurukira i Karongi berekera i Rubavu, muri ya makorosi hirya. Iyi etape izaba igizwe n'ibirometero 127 n'ibice bibiri. Ko numve isiganwa n'injyanguge. Tudatinze rero etape ya gatanu izaturuka i Rubavu isirikiye Rubavu, nubwo izasirikira mu mijyi ya Rubavu. Izaba igizwe n'ibirometero 82. Etape ya gatandatu yo izaba Rubavu yerekera Musanze. Iyo izaba igizwe n'ibirometero 81. Tudatinze etape ya karindwi izaba Musanze yerekeza i Kigali. Aho niho muzi ari imisozi mike n'ahantu harambuye. Etape ya nyuma ari nayo isoza irushanwa izava Kigali izasirikira umujyi wa Kigali bari gusoza iki irushanwa. Nimuzateciko rero iri rushanwa rizaba ari ubudamu.